Hako ubundi wa mugana umugore buryo umugore ajya nahantu hari ibyishimo. Urabona ibyishimo muyanga afite di. Uzi ko ntigize mbona yishima bingana gutya ari kumwe na Kimenyi. Munani kuko Keza Teriski yakundanaga na Kimenyi nta nubwo yakundanaga nyine ngo bararyamanaga kibana na Didido. Kuko urumva Kimenyi yari mu rukundo na Didido kandi Didido yabanaga na Teriski. Teriski rero nawe akajya agira atya akamuga ati ngwino nawe umuganda iwanje. Kimenyi akajya gutanga umuganda kandi gukora umuganda ku banyarwanda n'umuco mwiza. So uyu nguyu rero n'umugabo we avuga uburyo Brianne amwinjirira. Ndimo yamubwira dufite nk'imure kadano umuniki. Mutaye kubona muturisha. Nabona Brianne ahubwo ari umuntu muturisha. Yesu we ngo biravugwa yuko we Brianne uryana na Muyango. Iki kintu ni Keza Teriski wakivugiye. Ariko urumva agasuzuguro kari muri ibyo bintu. Ni nko kuvuga uti nabonye nta mugabo ukurimo urumva reka nigire ku bandi bagore bo barakuruta inshuro 1000 nagasuzuguro gakabije. Yes, reka mbaha ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye zigirwa umunsi ndi kumwe na Laila Wizi Show. Laila umeze gute se? Ndashimira Imana. Urashima Imana cyane. Ndashimira Imana abantu bake cyane. Bambaye neza kugenda ku muhondo ka fresh cyane. Bayita jaune. Karite jaune. Najya kwa karite jaune. Ako ni na karite jaune. Ni karite jaune. Ati karite jaune. Jo bundi nagize gutya mbona warakaye. Warakaye cyane kuri stati yawe aho waje gutya ushyiraho post reka nze nyirebe ndayifite hano hafi yo post. Uti you might think that I'm the sinking Titanic boat but contrary I'm the iceberg that made it sink. Ruhara musobanurira abumva ururimi kuko wenda bizi ko yumva urwihene gusa. Ntago yamenye icyo nashaka kuvuga Ruhara. Saruhara rwa nkomokomo ntago ndi umutindo we baramutse. Ibyo twe tubiretse gake gake noneho tubanze twamamaze. Tubanze twamamaze ariko reka namamarize umuntu wanje tutangiye mu bintu bya karite jaune ibintu bijyanye n'ibinyabiziga nibuka yuko mwarimu Clement ari we wenyine wagufasha kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Mwarimu Clement permis provisoire ni hagati y'imisi 3 n'imisi 7 nubwo waba uri mu bitaro afite abarimu bagusanga uri bakakwigishiriza mu bitaro ufa kuba ubwonko bwawe bukora ukagenda ugakora rwose nta muntu ujya utsindwa kwa mwarimu. Definitif yo ni hagati y'ibyumweru 3 n'ukwezi. Naho urakora puf gatuyitahana. Ba bantu rero birirwa barirango nagurishije ngo isambu ngo njya gukorera permis ndatsindwa kwa mwarimu ntibibaho. Gukora inshuro 10 njya kwa mwarimu Clement nuramuka utsindwa uzaze jewe umbwira uti Laila waratubeshye yansubiza. Yego kwa mwarimu nubwo iwanyu baba bakoroze gutsindwa. Yego ntabwo ngera kucyakoza ashobora abandi urabizi kutsindwa kongera ukajya kwishyura. Kwa mwarimu Clement rero ushobora kuza iwanyu watsitaye nko kuri kiringiti cy'iwanyu narwaye malaria bikanga ugatsindwa kubera yuko utari udafite ubumenyi ko warwaye ko ntabwo yongera kukwishyuza. Urongera akakwigisha none uri muri condition nziza muri mood nziza hanyuma ugatsinda ukagira gute tukayiserebura. Muhamagara rero kuri 07 88 nimero ya mwarimu Clement reka nyirebe ntaza kubabeshya kuko ntabwo nyizi iziko niyanjye nayizi. Ni 0788 48 0788 48 iyo nimero ibana kuri WhatsApp cyangwa ukamusanga akorera inyamirambo ku cyapa cya taxi inyamirambo tapi rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisaga ndetse na Nyabugogo. Mwarimu Clement rero iyo ufite amafaranga ushobora kwiga niyo utafite mugira na diru ukiga nabwo ukazamwishyura wabonye permis. Uwo muntu atari umuti uwo muntu ararenza cyane bambazaniye diru kandi akanyegerera umuntu. Kuba diaspora basanga iyo bari aba diaspora namwandikire kuri WhatsApp dore batangiye kuza muri vacances. Hari ukuntu ushaka kuza urumva ukeneye permis byihutirwa ukaza kagakora. Biba byiza rero ikintu nari nibagiye kukivuga bookinga kwa mwarimu Clement kuko bafite abanyeshuri benshi pe urumva umuntu ufite izo opportunities ntago yabura abantu benshi abafite abantu benshi bisaba rero iyo wihuta kujya umwandikira ukabookinga kugira ngo gufate mu bambere. Nimero niyo kuri WhatsApp rero abantu muri hanze y'igihugu reka mbarabura ukuntu bigenza ubanza guteranya 250 7
888 Yego. 48 3 7 2 nibyo Yes. nimero ibona kuri WhatsApp umwandikire ufata indege ka flight hanyuma ubwira abantu usize mu rugo babwira uti goodbye ntabwo tujya kuzana I going twakomeje rero are you going gogo n'umuze ariko dutama ariko gogo icyongereza ejo bamukora anniversaire goodbye I going yes twagiye rero harya nta kindi kintu nta kindi kintu cyamamazwa za gahunda turazitamo Turaza kuzivuga nyuma. twabahaye amatangazo menshi mu kiganiro okay sawa twagiye rero tubanze nsobanura aka kantu nako dore wagapostinze ushyiraho muri background y'umuhondo n'aka kanyambaye umuhondo reka mbikwibariza you might think that I'm the thinking Titanic ibi ngibi biraza gutuma hari abantu you batasobanukirwa might ibintu think that I'm the sinking Titanic but contrary I'm the iceberg that made it sink bisobanuye iki ibi bintu ushobora kwibwira yuko ndi ubwato burimo burohama ariko mu kuri ndi cyakibuye ahubwo cyatumye burohama ruhara rero yiyumve ahari ruhara w'ibitambaro bibi bitajya biva mu mutwe we yiyumva ahari ubwo icyo mvuze yarakizi ibyo tuziranyeho gena warabizi sindi buvuga amagambo menshi uwo ninde ni ruhara rwa nkomokomo abamuzi mukoreshe mu musobano kuko urwo rurimi ntarwo yumva usibye ko nanjye nabisobanuye ejo bundi habaye igitaramo Clapton Kibonke arimo arerekana filime yiwe bita Deceiver ni filime irangira yatangiye nuko umugabo bita haza ibyamamare bitandukanye ba Philipita abastari bose pe badani nanone baraza bakinjira ubona nta kibazo binjira ubona nta kibazo Papa Sava arinjira ama interview aratanga ubona nta kibazo gihari ariko umugabo wita Jihad araza agiye gusohoka esanseri biranga neza nuko mu gusohoka byasabye ko akikirwa n'abantu nka 15 kandi ubwo yari afite ubwoba yaheze yashaka kwisubirirayo uriya mugabo rero ngo hari ukuntu ngo agira ibintu bita phobia urakizi icyo kintu ni kugira ubwoba bw'ikintu runaka agira phobia ngo yo kujya muri esanseri wenyine buriya na hariya ngo bakorera ntago yazamukayo nubwo yaba agiye kuri ntuza yo hasi gufata ntibibaho akesikara ashobora kuzikoresha gusa bibaho hari umuntu ugira ubwoba bw'ikintu ko nanjye ntinya ahantu umwijima pe ahantu hatabona ngira ubwoba nkumva umubiri wajya ngo umusatsi uri kumvaho uriya rero ngo hari akantu kameze neza hariya ngo hari ibintu bijya bimutungura gutya na gutya bikaba yari wenyine muvane ndagukomeje anyway niyangane biriya bintu birakira ndaza kuza kukwereka ka video ngafite muri kamera nago ngafite hano n'abantu baza kukabona ushaka kwibaza impamvu abastari bose ibyamamare byaje ariko bita Jihad kabisa ukabona heze muri esanseri gusohoka ajya gusohoka ukabona ameze nk'umuntu uri kwiyo sinzi impamvu nari mbaje ngo niyo mpamvu nanshatse kubikubaza iyi ngo hari ibintu bijya bimutungura gutya boom ukabona biratungura none nkubaze rero wari wabona ibintu bigira ukajya kumva ngo boom turikije igipurizo ntujye cyumva bijyanye n'iki nibyo bibombe hari ukuntu nk'amabombe ajya amutungura hari amabombe rero yamutunguye ngo hari ukuntu aba atambaye neza bikaba ngombwa yuko agira ubwoba bwo kwinjira mu bantu atambaye iki atambaye yikwije yari yambaye neza yari yambaye neza njya kunamubonaga iyo ipurizo bituritse ntabwo imyenda irangirika ibipirizo umuntu wambaye ibipirizo n'indera upfumura igipurizo hari akantu nabonye umuntu yari yagiye gukora indi anniversaire apfumura igipurizo cyari kirimo amata urumva ameze nyine nk'ugiye kuyamushawaringa kuyamumenaho nyine biba byangije imyambaro yambaye nawe rero niko bigenda iyo bituritse imyambaro irangirika kandi hari igihe ngo aba atambaye neza nyine ubwo rero nihangana umuvandimwe biriya bintu bizana si we wenyine hari benshi nabonye basigaye barabaye bafite kiriya kibazo urumva kandi utari wenyine urumva ko nta cyane cyane ko no ku bakobwa byagezeyo byagezeyo niyihangane ndamukomeje da ese reka nkuba nose ko hari igitambaro mba mbona bacyambara ahantu hatariho
igitambaro hari ukuntu ushobora kwambara igitambaro mu mutwe mukuri ubundi nta nubwo umuntu w'igitsina gabo akwiye kwambara igitambaro mu mutwe si ngombwa rwose ariko kiriya gitambaro ahantu cyafata kandi ibintu bikagenda neza. ese mwari mwapfuye icyo ejo bundi wandika ubwo butumwa? arabizi aho gusaba imbabazi rero Jihad nashaka zirorere. Twagiye rero nahita nibaza rero ubu ngubu aka kanya imihanda yanyereye ejo nagize gutya numva habaye live itabaho. Live navuga yari ikubiyemo ibintu byinshi cyane, ni live ya mbere yakozwe kuri TikTok igakurikirwa n'abantu bagera ku 5,000. Akari live ishingiye ku muntu ku mudamu bita Muyango ndetse n'uwo bita Keza ndetse hakahita hazamo n'uwo bita Brian bashatse gusodekamo. Hano hanze hari umugabo hari umuntu agiye kubona mbona yanditse titiriti Jihad nako Brian ngo yatwaye umugabo Kimenyi wana Jihad ahita atwara Kimenyi wana Jihad ahita atwara Kimenyi. Yesu we oya none se abo bantu ko mbizi ni inshuti sibyo? Yego Jihad ni inshuti ya Muyango pe bidasubirwaho na Brian ni inshuti ya Muyango. Brian rero kumuzana mu mukino ngo hari ukuntu ngo yese yitwarira Muyango amwambura Kimenyi. Hano abantu na nubo baracyari confused baravuga batese turemera iki wakana iki turamenya iki tureka iki. Tanto muravuga ko Muyango ngo bamutanzemo passe ku mugabo w'umukire. Ubundi ngo ntuza ngo Brian ngo nawe ngo akamuturisha. Hari ibintu bijya bibaho kuri bene aba bantu bakina mu makipe abiri ngo hari umuntu ushobora gutera kanaterwa kuko nyine akina ahantu habiri tu akina ari umwataka akanakina n'umudefanseri akakina nezamu ufite iyo mpano byose. Rero ukuri je n'uyumviye muri live yabaye nuko rwose Keza we namakuru yitangarije kandi icyo nyiri ubwite yivugiye ubwo ntaba tubeshye yivugiye ati jewe Muyango niwe wansabye ko muhuza n'umugabo w'umukire yego hanyuma muha nimero ye ati nyuma rero ngiye kubaza uko byagenze ati akajya agira urumva habayemo nakantu ko gufata avuga umuntu nimba aramuje n'undi kucyaza gukurikirana ibyabaye nyuma ashaka kuvuga cyangwa hari kijyambere hagati yabo. Muyango nawe ati kuki Keza ungendaho wansenyeye urugo. Keza nawe turamenye tijewe amakuru nkura mu bamotari avuga yuko wasenye urugo rwawe ari Brian ngo ari wewe muryana yanakoresheje iryo jambo kuryana. Ngiye hano ndi kugarura ibintu byivugiwe ntagire umuntu unyikoma. Ati Muyango urambira ngo nagusenyeye urugo kandi bivugwa kuryana na Brian ahita azana amajwi ya Kimenyi n'amarira menshi yivugira tubu rero tuvugana uraza no kuyakina amajwi turayabumvisha. Yego ati jewe iyo mvuze Muyango ntadukira kugakana tariki iyo ageze kwa Brian ahitagwa nk'ibere atugurumva nta kintu wumvamo. Aho rero abo babiri bahita bagaruka aravuga ati ariko ubundi ni gute Kimenyi azanira amakuru Teriski y'umugore we ataho bo ntibaryamana bakabihuza rero n'akantu ka 2018 kuko Keza Teriski yakundanaga na Kimenyi nta nubwo yakundanaga nyine ngo bararyamanaga kibana na Didido kuko urumva Kimenyi yari mu rukundo na Didido kandi Didido yabanaga na Teriski. Teriski rero nawe akajya agira atya akamuga ati ngwino nawe umuganda iwanjye itari ukuntu umuganda ukeneye ngwino ufashe. Kimenyi akajya gutanga umuganda kandi gukora umuganda ku banyarwanda n'umuco mwiza. None se uwahanira umunyarwanda ko yakoze umuganda wapi ahubwo ni byiza cyane urimo urasukura ukora amasuku. Icyo gihe Kimenyi ngo yakundanaga n'uwo bita Didido akaba yarabanaga na Keza ari nawe waje gushyira igitsina cya Kimenyi hanze. Harya ubundi wabuze ikintu bari bapfuye kiragiye sinzi ngo bapfuye ibintu byo muri telefone ariko gusa jewe icyo nibanzeho kirya gihe ni firimbi niyo nzi icyo gihe namenye. Wamenye firimbi ya Kimenyi? Nibyo twamenye aho rwose twamumenye ngo ari gusifura bimeze nayo mu kibuga. Firimbi ya nyayo ni wabibonye se muri video? Nkaya indi ya Jihad akabana na Muyango afite ifirimbi nkaya indi ya Jihad. Amafirimbi bura ngo hari ukuntu ngo biba bimeze neza amafirimbi hari abantu bakunda amafirimbi
ukina n'izamu biba bihuye rwose kuko filime igira urusaku rwinshi Yego. iyo rero risakuje kandi hari abantu bakunda urusaku filime hari ukuntu uhura n'umusifuzi w'umuhanga uzi gusifura neza uzi gusifura kabisa agakoresha ifirimbi atayiciramo yego urabona ifirimbi wiciriyemo hari ukuntu iziba ijwi rikajya risohoka ntirisohoke neza ariko iyo ari umusifuzi ufite umwuka wanyawe azi kuyihuhamo koko urusaku ruragenda rukagera no mu baturanyi yego hahandi urabona ikibuga hari ukuntu kiba kiri muri metero 100 kiba ari kirekire cyane kiri muri metero 100 iyo ifirimbi rero itavuga neza ntabwo uri mu izamu ntiyakumva ko hari mu musifuzi utanze sinyari mu kibuga bisaba nyine kuba bisaba umuntu ufite ikibuga kinini kugira nako bisaba ikibuga kinini kugira ngo iriya firimbi ikoremo neza ahubwo bisaba ifirimbi kugira ngo mu kibuga kinini ifirimbi yumvikane nyine sinyari zumvikane igomba kuba atari ntoya nanone itavuga gahoro batayiciriyemo icyo gihe rero twarabibonye umusifuzi kabisa ngo yarasifuraga na Arsenal yari igiye kumurokirita birangira rero Manchester ariyo imurokirise rero ariko akabibizi neza Manchester yari ibizi ko yahoraga asifurira muri Arsenal rero kandi b'abantu kandi ni abake Arsenal nese abakeba se abakeba se uko bizi basangira umusifuzi ntibikunda ubwo uhitamo gusifura Arsenal cyangwa se ugasifura nuko umusifuzi biza umusifuzi agira ati reka njye gusifura n'ahandi yongeraho indi kipe ya gatatu kandi n'ebyiri zibanza ntibyemewe niyo mpamvu ziriya kipe ebyiri yaba Arsenal na Manchester byose byarakaye bihuriza hamwe umwe ahita asohora amajwi n'indi kipe nayo isohora andi ibintu biba gatogo abantu bari mu cyeragati ko byabaye dore rero ukuntu byabaye reka zitubwire rwose match y'isifuri abantu muri Dairema mutazi ukuntu byagenze hariya ahantu hari amakipe abiri yari asanzwe abizi yuko ari abakeba ko n'umusifuzi ashobora gukora ikiraka hamwe akaza no gusifura n'ahandi sibyo ariko n'ubundi bikaza nyine akantu k'ubukeba reka rero kugira ngo ikipe yindi urabizi hari ukuntu umukinnyi agiye kugurwa mu ikipe bagira gutya bakamusopanya kugira ngo umukinnyi bamugutware rero Arsenal igira iti wagiye gukinira nawe wagiye gukinira muri kiriya kibuga kindi ati ko kimeze neza agezeyo rero ariko ngo niba bari babimwisabiye ati ntangiye nimero muri iriya kipe nanjye nkareba ko bandukirita iriya kipe ifite amafaranga ati iriya kipe ifite amafaranga ihemba neza iramamaza wampaye nanjye nimero agezeyo akajya ahora atungurwa no kubona mukeba warimo amubaza atese mu kibuga bimeze neza mwarahuye etese mwarahuje undi nawe ati ibintu ntabwo byakunda nabwo hazamo akantu ko gufa ni nko kuvuga ati kuki ungenda yego wangenzeho ku musifuzi wanjye none n'ikipe yindi ngiyemo nawe uri kungendaho mutari kumva kano kantu mubyumve neza hano hantu habayemo ifuhe yego kandi koko birumvikana cyane njyewe nimba ahantu hose ngiye uza kunyicara iruhande biba bigaragara kuri kunstokinga si byose uri kungendaho kuki ungendaho nimba ifirimbi yanjye nyiguhariye iyo nari nifitiye mu rugo nkigira ahandi avuga ati reka iyo mfa kumereza iyo kuki unkurikirana hano naho tuhagarukeho kuki iriya kipe yakurikiranye Arsenal yagomba ariko kubaza ukuntu bimeze nimba nawe bataza no mundi nawe ataza akazaza kugira babyita guhaha none se ubu kuvuga ko ibibuga ari byinshi ubu wabuze ahandi hantu ujya gukinira koko niko reka rero tuve mu by'amakipe abantu twabaga dushaka kugira ngo abantu tubakumbuze umupira ariko abantu baba batibuka amakipe by the way ni n'umwasenal n'umufana wa Arsenal yego ubwo muraza kumva bamereye ubwo Arsenal twamwumvishe ndi umufana wa Arsenal hanyuma re tugira gutya twumva ejo bundi space irabaye amajwi abagiye hanze
ati nkinira ya majwi nkinira ya majwi ati jewe hari amajwi ngiye gukina ataba abanyarwanda mu bifata uko mushaka urumva ati kubera yuko ndambe guhora mbona abantu bafataho ijambo unyanganyange unkunda nkunde ubifata uko abonye bifate uko abonye kandi koko hari audio ngiye guplayinga ubwo abantu nibumva mfite uruhare mu gusenyuka k'urugo rwa Kimenyi na Muyango bafata uko nguko nta handi hantu nzaza kwisobanura. Brian niwumva yuko ngewe naba naravuze yuko uryana na Muyango urumva ukanga gufata ukuri uraba wumvishe ubwo ngubwo ubifata uko nguko ngewe nta handi hantu nzaza kugusobanura ubwo tugende nawe tubeho nk'abanzi ubwo tuzajya twirindana wa mugani so twagiye ina kintu bintu yanjye mwari bishiri ngo reka twumve sibyo umwanya abantu turamakura imipira uwo ninde uri kuduhanga who is that person ndaza kudufasha arabitanga nawe se uwo ninde keza tubwira uwo muntu ni okay nuza Muyago ya Jeanne aravuga ngo umugabo we uryumva waba ngo yagize gutenga ibi ibyo yavuze mwabyuvushe sinshaka kwisubiramo ngiye namba nanabyibagiwe ubu ngubu sibyo so uyu nguyu rero ni umugabo we avuga uburyo Brian amwinjirira oh Yesu hari Brian Muyango hari ikintu mbona Brian hari ikintu agase what kind is that Muyango namubwira tukinde byimureka dana umuniki utaye kubona muturisha abona Brian ahubwo ni umuntu muturisha Yesu nawe naramubwira ati ngiye mbona mani warabaye umutego muremure so rero nta rwose dutandukanye ukuntu natandukanye so yego wabyumvishe ati madame kubera iki yaryamye mu bituza bya Aburahamu adashobora gutuza ariko yagera ku mudamu mugenzi we agatuza akaba ari bwatuza ariko abadamu buriya tujya twumvana hari ukuntu mu bwintu bakuganirira inkuru y'urugendo rwe ugasanga mwagenza urugendo rumwe ukavuga ati tuza nshuti yanjye si we wenyine hano nawe ushobora kuhumva ariko ku rundi ruhande katugaruke ku kantu ko kuryana yego kantu ko kuryana nanjye nakumvishemo niko kuva ryari ariko se wowe Yesu we ngo biravugwa yuko we Brian uryana na Muyango iki kintu ni Keza Teriski wakivugiye hano rero urankinira ijwi rya Brian aho handi yarari kuvuga ukuntu Kimenyi yariye umupompiste sinzi hari umuntu hari Brian yavuze yuko Kimenyi yariye umupompiste ngo igikondo ibintu nk'ibyo cyangwa shakira ahantu Brian ari kuvuga kuri Kimenyi hari impamvu nshaka iryo jwi hari impamvu iryo jwi ndashaka guhuza bino bintu ariko urumva reaction ya Yves kugira ngo Yves aze kukubwira ngo mbona ngo Brian ngo niwe umuturisha ese muturisha mu ese ni iki kintu tuvugana na Muyango bari kuvugira hejuru bari kuvugana Yves agahita yuko kandi ubwangu ngenzi mbona nyine none washaka cyangwa ushakira hano ikintu kiriho cyo ngewe nawe mbivuga Brian tubivugaho nge nawe icyiza gihari ibi bintu ntabwo bo bari bajya ngo bavuge ngo wenda twaratandukanye cyangwa bimeze gutya na gutya sibyo aha rero haracyari amahirwe vanamo mpere kuri majwi ari hanze buri gihe nyine ushaka kwiza audio nazo mana yanjye mbaza nyine kazi ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka kwiza audio nazo mana yanjye mbaza uretse gato Muyango ni gute uvuga ko uyu muntu yaguhemukiye hanyuma mukagirana ikiganiro kimeze gutya nanjye nshaka umugani ntabwo ndi kuhabona abantu ngira ngo iyi live abantu benshi bayaprodinze bayumvishe ibyo byavugiwemo mwabyumvishe
kukigaragara munyihanganire hano ngiye kuba honnête Briane ntabwo yigize avuga neza Kimenyi pe nkuko ari inshuti ya Muyango yagakubiye kuba yakaba yari n'inshuti ya Kimenyi kuko umugabo n'umugore si abantu bamwe se yego ariko ahantu hose Briane yavuze umuntu bita Kimenyi wumvaga muvuga nk'umuntu wamufetse nk'umuntu w'umujama w'amafuti urumva nk'umuntu nyine ubona yamuciye amazi yamusuzugwe cyane yamukandagiriye mu cyubahiro cyagikandagiriye hasi urumva hano ntange ureba kure nanashingiye kuri ibi bivuga bya hagati yabo kuryana we na Muyango mbibonamo ikintu gikomeye ikihe mbibonamo yuko we na Kimenyi bari muri competition kandi umukompetita wawe nta mpamvu yo kumuvuga neza kuko nta mpamvu mbona nimwe yakabaye tuma Briane avuga umugabo wa Muyango nabi akanamusuzugura akanamuca n'amazi kandi umugore wari inshuti ye yakabamwa pe nubwo yaba yarahemukiye inshuti yari we mugore we yabyihanganira agasigasira icyo cyubahiro cy'uwo mugabo kuko ayo mateka aba ari mu mwana hano nanabigayire Muyango rwose Muyango kuba yemerera umuntu wari we wese agafata ijambo ku mugabo we kandi akamureka ntanabivuga rwose ntanamubuze ati rekeraho aya majwi yareke ibyamubayeho bireke ntibikureba ukamureka akabivugaho nawe uba umeze nkaho ubashyigikiye uri kumuvugaho kandi reka nkubwire Maidia umuntu mushobora kuba mutakibana waranabivemo rwose mutazanakomeza kubana ariko wibuke ko uwo muntu mufitanye umuntu muhuriyeho mufitanye umwana kandi ibaze kugira ngo umwana azakure yumva ngo data mama yaramutaye asanga umugore mugenzi we ni ikibazo gikomeye urumva icyo kintu nubwo utasigasira legacy yawe sigasira legacy y'umwana wawe ibigwi by'umwana wawe bisigasira yego nibiri kuvugwa yego ariko ibaza noneho umwana ejo ari gukura yumva ashobora kuvuga kuko umugabo kuba yagira gutya agacinya umugore we akajya kugira ni nubwo atari byiza pe ni n'umuco mubi cyane ariko ni ibintu biri common bisanzwe ariko ntabwo biri common kubona umugore yagiye gusanga undi mugore ntabwo biri common pe tunumva n'abagore baca inyuma abagabo babo tukumva nyine n'amahano ariko tukumva ni bisanzwe biba ku bantu benshi ariko kumva umugore wasize umugabo akagenda cyangwa se atandukanye n'umugabo akamusimbuza undi mugore mugenzi we ni simpamye ijana no kuba ibintu ari byo ndi kugendera ku byavuzwe ni ibintu uba wumva bitumvikana neza mu matwi none ku bazagukomokaho biba bizabagiraho ingaruka uyu mwana se urambwira ngo ni ibihe bigwe barimo bamwubakira umwaca ku ruhande na Kimenyi reka mugarukeho bajya bavuga ngo nuko murusyo ukome n'ingasire ubundi Kimenyi usibye ubujajwa n'ubujajwete n'iki umuntu w'umugabo asohora ibanga ry'urugo hagati ye n'umugore n'umugabo akarijyana hanze byagenze gute biriya bintu nsanzwe mbizi ku bagore babiri bashobora guhura bakaganira ku by'umugabo bazashwana bagateragurana hejuru iyi nakaza kabatu waraza gukambwira umugabo wawe ngo bimeze gutya uyu Kimenyi kweye kinoneho we yagendaga akaba ari gushyira amabanga y'urugo rwe hanze cyangwa na Muyango yajyaga yavuga buriya umugabo uri gusaba ibyo asaba ntacyo atakora yanabeshya ko nyina yapfuye none se kera ntihojyaga wumva umuntu avuga ati mama yarapfuye wambabare ko ndi imfubyi ukama nicyo byabaye hano none se Kimenyi hari undi muntu twigize twumva amabanga arabwiye undi muntu yabwiraga Teriski byumvikana koko Kimenyi na Teriski nabo baryamanaga kuko umugabo biroroshye kuba umuntu baryamana yamumenera amabanga y'urugo kandi Teriski yari inshuti n'umu ex we n'ubundi urumva ni inshuti n'umu best we niko nabyo yumvikana noneho Teriski nawe habera kaga ukabuzi kuryamana n'umugabo w'abandi ukajya kuba inshuti n'umugore hano biri weekend ngiye hano nta muntu n'umwe hano mpagazeho ndi bose ngomba kubavugaho kandi nkabereka amakosa yabo yego kuki uryamana n'umugabo w'abandi warangiza ukajya kubaka ubushuti ku mugore w'umugabo uryamana nabo kugira ngo nyine uzajye umusigarana ibyo bintu ni uburozi uri umurozi kubera yuko niko bimeze kubera yuko niho gutera umuntu icyuma mu mugongo wamwubikiriye ibyo bintu ni ukubikira umuntu uyu Keza ni umurozi ni uburozi ubwo ngo nose uryamanye n'umugabo w'umuntu uje no kumukoraho ubushuti ibyo bintu nibyo hitamo kimwe nimba wamaje kuryamana n'umugabo wanjye wamaje kuba umwanzi wanjye ubwo turangizanye nimba kandi utari kuryamana n'umugabo wanjye ngwino inama nk'umuntu wisohora amabanga yanjye wijyana hanze no gusohora amabanga yawe nuko nawe yenda nawe bamusembuye ku rundi ruhande
kuko naboneka mbagarukeho yaba ari uyu Muyango nimba yarisabiye Keza pase icyo bayikoresha turakizi, ntabwo turi abana hano, ntabwo usabye pase ngo mujye gusenga mu rusengero kuko ntabwo uri umudiyakoni undi ari pasiteri, sibyo? Pase nimba usabye pase y'umugabo uri umugore, ibyo muba mugiye kukundana n'ibyo hari ibyo muba mugamije. Nimba usabye pase y'umugore uri umugabo, ibyo muba mugamijeho turabizi, sibyo? Rero yiza kwiriza ahangaha nimba yazi ko yisabiye pase Keza, yiza kwiriza ahangaha ngo banteze umuntu, baguteze umuntu gute? Umuntu baramuguteza arakwandikira inshuro ya mbere kuri WhatsApp, hano mumfasha WhatsApp telefone ni yawe urayikontorora my dear, umuntu yakubangamiye wanamubloka, sibyo? Ntazongere no kukwandikira. Cyangwa wabona kubangamiye ukamvuga ati jewe ndanakurega uranshaka iki kujya umbangamiye. Nindi ibyo bintu utarabikoze ukaba uri kuza kwijijisha hano umuntu mwarangitikiranaga warari nawe wisabe ngo babahuze, umeze nka wa mukobwa bakoraga ku kibero tubundi ninde wakubwiye ko iwacu badahari ukuri urujyana mu nzu, bakoraga ku matako tibundi ninde muntu wakibwiye yuko iwacu bagiye kure kandi batinda. Aha hantu nicyo babisobanura. Rero biza kwikinisha amakarita ya hano yo kwiriza amarira nk'ay'ingona. Natwereke tigiye uyu muntu naramuborotse arahindura akoresha indi nimero koko yangenzeho, sibyo? Uyu muntu naramwiyamenda namwe twakomeje. Barabose uko ari bane ntabwo bari shyashya kuko bose twagiye twumva mabi yabo ibyo bagiye bakora. Ari Teriski yaciye inyuma inshuti ye Muyango aryamana n'umugabo we. Yaba ari na Muyango ntiyihanganye nk'umugore w'umutima avuga tereka mpandoringe kino kibazo ndi mu rugo, nawe yarusohotsemo asaba pase ajya kuryamana nawe n'umugabo wundi mugore twabyumvishe muri live sijye uri kubizana hano. Yaba ari na Brian nawe twabyumvishe bavuga yuko nawe yinjiye mu rugo kwa Kimenyi aryamana n'umugore we. Yaba ari na Kimenyi nawe twabyumvishe nabyo bivugwa muri live, yaciye inyuma umugore wajya kwa Teriski, anacinya umugore we na Teriski bose ajya ku mupompiste sibyo? Aba bombi rero yewe nta muntu ndi buze kugira marayika ahangaha, bose ni abanyamabi. Ni abanyamabi kuko uramutse umbwiye uti jewe bankoze ibi ndihangana aho buri victim, ariko buri wese hano arashaka kuza kwigira victim kandi bose bafite uruhare mu kibazo gihari. Hanyuma rero abantu iyo bari kuvuga gutya ntago bumva ko Brian ari nko kumuharabika cyane ko byagiye bijya hanze. Nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Ubuse Brian kuva kera bavuga ati urugo rw'abandi injiringo z'abandi arasesera abakobwa abandi bamereye nabi. Brian niwe gitsina gore kiri muri iyi mihanda wenyine. Kuki batavuga undi muntu akabure we bagarura mu majwi? Iki kintu ukwiye kugitekerezaho. Niyumva ari uburenganzira bwe urumva kubikora ibyo bintu, ariko ni ikibazo si uburenganzira bwe gusenya ingo z'abandi atwara abagore b'abandi, si byo se? Ni uburenganzira bwe gukora ibyo bintu akagenda akiuza nabo bahuje ibitsina nimba bikora urumva. Ni uburenganzira bwe kugenda rwose akaryamana nabo bahuje ibitsina inshuro miliyoni n'ibihumbi bingahe kabikora, n'uburenganzira bwe, si byo? Ariko si uburenganzira bwe kwinjira mu ngo z'abandi akazisenya atwara abagore b'abandi, si byo? Icyo ngicyo bigiye guhanwa, bagwana nk'umugabo wari wese watwaye umugore w'abandi. Icyo bisobanura wamuhana nk'umugabo. None se urumva udasenya urugo se? Usenya urugo watesa umugore w'abandi. Igiye guhanwa ari uhanwa nk'umugabo wibye umugore w'abandi. Hano rakavido mfite reka ndebe nanavuze ko ndi bukakwereke nimba kagiye hehe. Kavido mfite harako nari mfite muri telefone. Uragafite? Bari kubyina ugashaka reka nanjye nshake kano. Akavido hano mfite rwose nabonye nimba karihe. Biragoye kubona bene ibi bimenyetso kuko biba ari n'ibintu bya kera, biba ari n'ibintu bimaze iminsi. Ariko dore ngaha kurabona ko bishimye. Ndetse ko namwe mushaka mubigira ibindi ariko aba ari akazi kabisa. Kanze ngabanye volume. Urabona ukuntu wabimereye neza. Biragusaba kongera turagaterekamo ra kare muri noir bro. Ni kare muri noir. Zooming cyangwa tuze kukabaterekeramo. Kugashyiramo. Tuze kugaterekamo.
ariko ubundi wa mugani umugore burya umugore ajya n'ahantu hari ibyishimo urabona ibyishimo muyanga afite di uzi ko ntigize mbona yishima bingana gutya ari kumwe na Kimenyi akira we akira ndumiwe koko ariko ibyo byishimo mubikure ariko hano ukuntu ari kubyina umwana rwose hano arimo arazunguza tekinolojiya ariko mana umwana arishimye cyane yanaranze neza abaye akasamutwe muri iyi mihanda umuntu wese azajya asenya azabishyire kuri Brian ku rundi ruhande ariko nawe muvugire mugarukeho Brian ubundi kwaba batereta baba batari abana izo ngo zabo baba barazubatse barabihisemo bazi yuko bagomba kuzubaka cyangwa bakagira niwe ubabwira ngo nibabisenye kuki bamwemerera nimba basaba bakamuha bitwaye iki ubungu muri ya kurundi ruhande ndanamurenganya reka mugarukire Brian hari uwashyira mu mugozi hari uwafata ku ngufu none se aba ngaba batereta n'abana ngo tuvuge ngo yabashukishije akabombo n'irindazi none se muramubaza iki yaraterese arasaba baramuha ikibazo cy'urugo rwo gusenyuka turabirebera kuri hagati kuri ba nyir'urugo urumva ba nyenurugo ni Muryango na Kimenyi aba bombi barakuze akarabona ko barasohoka bakanibyinira abangaba irabona ko ikupura ari nayo nzi nibahame rero basarure ku mirimo y'amaboko yabo nicyo bivuga urugo rwabo barugumyemo urumva uwo Brian ntabwo yaza ngo abahatirize ngo Muyango urama sibyo urugo rwabo barugumyemo Teriski ntabwo yaza ngo Kimenyi urama ndavuga bifashe bombi yego niyo mpamvu hagati y'aba bombi n'abari babiri abantu muri mwagize impuhwe ngo uru rugo rurasenyutse ba nyir'urugo nta mpuhwe barugiriye ngo barusigasire barurinde mwe murugiriye ufitiye impuhwe zi iyo umuntu yigize ikirara n'igihomora agasenya urugo rwe mujye mumureka nyine asarure ku mirimo y'amaboko ye that's it uyu Kimenyi ngo yagezaho azajya ahindukiza Muyango mu buriri akanga guhindukira bakamukubita ibikokora arangije aramubwira ati nsigaye mbona ufite ibimenyetso ati ndabona uwo warabaye umutinganyi ngo ndabona warabaye umurezibiyene niko yabivuze iryo jambo mu mwijwi nabyumvisha ngo ndabona warabaye umurezibiyene buriya rero umugabo nafuhira umugore atari n'umugabo mugenzi we nawe uburi igifura rwose pe niko bimeze ariko ubundi umugore wawe aba yarinze ajya gushaka ibyishimo ku bandi bagore bagenzi be we waramaze iki akaba atari n'umwana yaba ari n'umwana mwiza nimba atayamuciye inyuma ku bandi bagabo ahubwo n'umwana mubi cyane ariko urumva agasuzuguro kari muri ibyo bintu ni nko kuvuga uti nabonye nta mugabo ukurimo urumva reka nigire ku bandi bagore bo barakuruta inshuro 1000 ni agasuzuguro gakabije buriya umugabo ashobora kwihangana bamuciye inyuma urumva umugabo mugenzi we avuga ati wana abagabo ntacyo bararutana ariko mbarumbwira ko umugore agutwara umugabo kandi ibyo bintu bishyire mu mutwe nturi umugabo bishyire mu mutwe umbwira ko ubwonko bwawe bwabyakira birakomeye cyane kubyakira ni rero byabaye mu Kimenyi nubwo turi kuvuga ku rundi ruhande afite n'agahinda gakabije ntabwo numvishe se yuko Kimenyi ngo banamusohoye no mu nzu burya umugore yayimusohoyemo burya arayisigarana ibyo bintu rwose Umuyango wasigaye ari umutinganyi umukobwa mwiza gusa gutya niyo makuru avugwa n'abamotari ngo ni umutinganyi ahubwo ni amakuru avugwa n'umugabo we ko ari umurezibiyene kandi umugabo we buriya ntabwo yatubeshya ejo bundi numvishe n'undi wa mukobwa umudamu wigeze gusohoka akavidewo ari kumwe n'abana be babiri avuga ngo ni abana ba Kimenyi abana b'impanga ngo Kimenyi yabyaye hanze cyangwa yabyaye mu gihe ari kubana na Muyango arangije nawe ati Kimenyi yarahukanye Kimenyi ngo ni wasohotse urugo umugabo ku rugo akagenda akabyara ni ibintu si umuco mwiza sinabyiza pe ntabwo na nubwo nabyankuraje abantu ngo mubikore ariko ni ibintu navuga yuko bitari bishyashya sibyo si ibintu bishyashya muri societe si ibintu bishyashya ku isi ni ibintu bikorwa abagabo benshi n'ubu hari abagore mubanye n'abagabo banyu barabyaye hanze nabo banamutabaza sibyo ariko ni bishyashya kumva umugore yagiye kukwihimura akaguca inyuma umugore aka kantu ngiye kakomeje kunjya mu matwi sinzi impamvu ariko kakubabaje kandi mu matwi sinzi impamvu bino bintu n'agasuzuguro
sinibaza wa mugani uburyo ki uyu Muyango yabonye ko bidahagije kandi we none urumva ko yakinnye ahantu habiri yakinnye kuri wa mugabo yasabyemo passe akina no kwa Brian no kuvuga ati reka ngo hane Kimenyi waramemukiye unci inyuma nanjye renge kuguca inyuma mu buryo bubabaje cyane iki nicyo yamukoreye ariko ntibikwiriye buriya mu rugo iyo hatangiye kuzamo ibintu ngo byo kwishyurana ibintu biba byarangiye urugo ruba rwasenyutse umugabo wawe nimba kuko ushobora kujya kwishyura umuntu akaba wamugana ngusurana umujinya ukinera ushobora kujya kwishyura umuntu ugahuriramo n'ingaruka zizakubaho ubuzima bwawe bwose abantu munangurikira no mu byumve abagore cyangwa abagabo bakunda kujya bakora kino kintu wowe mugabo akaguca inyuma ukavuga ati ariko kugira ngo nanjye mubabaze reka mwishyure none ukamwishyura uvuga ngo reka nanabimwereke nk'ubwo uyobeye ku muntu ufite ubwandu simvuze ko abantu bafite ubwandu atari abantu ariko ntabwo ari ikintu wakwikururira ntabwo kwikururira indwara mu buryo bw'imikino y'ubugoryi nk'iyo ngiyo ngo uri kwishyurana ari ibintu wakwikururira sibyo ukavuga uti kuko abantu benshi nk'abo ngabo basohotse urugo bagiye gucana inyuma ngo abikoreshejwe n'umujinya ngo ari kwishyura umugabo cyangwa umugore we abikorana umujinya atanatekereje ku buryo ashobora kwisanga mu mazi abira cyangwa se ukisanga ibintu byawe byagiye hagaragara nka babandi tujye tubona babapfiriyeho nta nkuru twabonye y'umugore warenze ibirometero n'ibirometero avuye za Nyagatare akajya Nyaruguru akagwa mu rugo rw'umusambane we ibi nibyo bijya biba buri ingaruka z'icyaha ni nyinshi cyane kandi zirasebya zikanasebya umuryango zikagusebya wowe ubwawe zikanasebya abagukomokaho none se ibi byose mvugo n'ibi audio n'ibi byose biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga biri kubaka ibigwi by'umwana uri hagati ya Muyango na Kimenyi ntabyo hari akavido kigeze gutrendinga mu minsi yashize kishanga arazibonye za video harimo umukobwa ati wareka ibintu bya Brian ngo aretse ibintu bya Brian ako kantu nakakera nakabonye nantuza na dekateje bundi yakagarutseho ngo urababwira ngo mwima abagabo banyu ngo ibyo bintu ni ibyanjye Brian yabarakasa mutwe ariko ibaza imbaraga afite zituma umugabo yimira umugore cyangwa se nako zituma umugore yimira umugabo ngo abibikiye Brian wanamukora utireka ibintu bya Brian si ibyanjye ni urumva imbaraga uwo muntu afite ahubwo ibyo bintu bisuzume barebe koko nimba ari byo ari byo byaba ari n'ikibazo muri societe Brian uko bya umuntu waba urisenya ingo zubatse urumva atari ikibazo nubwo nta washyira mu mugozi nta nuwo hatiriza ariko ni ikibazo bari kumushinja ngo nimba kuri social media ibiri kuzuraho bati plastique ngo niba ngo plastique zasimbuye iki ngo zasimbuye ya gahunda y'iyo nibyo bintu byiriwe ku social media rwose ariko mbabarumbwira ariko abantu twaranapfuye nuko tutabizi twapfuye duhagaze pe ariko ubundi icyo kivuna muheto bacyumva hano unyisobanuririre ntabyo icyo kivuna muheto kiba mwiki ibyo biplastike babaza undi wabyivugiye wabikoresheje oya wabyivugiye kuko niwe uriya wabihamije nambabarira binsobanura ndabajije nambabarira nsobanure mfite amatsiko icyo kintu kirimo iki plastike ako buriya abarenza babizi abazi ukuntu bikorwa buriya ntago ari nayo mpamvu buriya Brian ni umuntu wagiye uvugwa muri bino bintu cyane aho turaza no kwita wenda tunasoza kuri kano kantu ka Yago Abanyarwaya Yago nawe muri iyi minsi watawe n'umugore utari kumwe n'umugore wiwe nawe mu minsi yashize niwe wigeze kuvuga ko uyu Brian ngo yasenye urugo rwa Kimenyi yigeze kubikomozaho abantu babigiriwe bagira ngo ni bya bindi by'amagambo ya Yago aka kanya birazi biri buze gutuma abantu ibintu byose ukivuga Yago mise nibuka akantu Yago nakantu bakase mu kiganiro Yago yakoze Yago yabajije couple ya Muyango na Kimenyi nse wumve Muyango ndajya gutubwira urukundo amafaranga ubifata gute niki ushyira imbere y'ikindi njye nshira imbere urukundo Abanyarwanda ni abagome neza ko icyo wabisetse kandi hano yari ari kumwe na Kimenyi mu kiganiro yagaramubaza Muyango urukundo n'amafaranga
nicyo ushyize imbere Muyango rwose atuje aturukundo mu ijwi rituje iyi video ndayibasubirizamo yego yabanje nabitekerezaho reka tubwire urukundo n'amafaranga urukundo amafaranga ubifata gute niki ushyira imbere y'ikindi njye nshyira imbere urukundo nese uyibonye ubona ari icyo yashyize imbere ngewe nshyira imbere iki urukundo thank you urabona ari icyo yashyize imbere wowe ngewe nkurikije ibyagiye hanze n'amajwi yagiye hanze n'ibimenyetso bagaragaje bo ubwabo yashyize imbere amafaranga cyangwa plastique byose uriya Brian arusha amafaranga kimenye kuri wa mugabo yasabye ngo wampuje nawe ko afite amafaranga kariya kantu ko muri kukirengagiza hanyuma si ibi bintu byo guhostinga by'abakobwa bose bajya guhostinga byirabona nta kintu birize kwangiza kuwashaka umugore yangiza akazagerwa mu tubari ya hosting aha yajyanye na Brian guhostinga za Gisenyi nahe n'ahandi ko natekereje ubundi bazaba bari kumwe ku Gisenyi nabonye ari na show benda kuzajya guhostingayo ibintu byo guhostinga byirabona byo nta kintu byangiza simvuze ngo abagabo mubuze abagore banyu gukora simvuze ngo makure mu kazi ariko hari akazi umugore abadakwiye gukora ubutakwiye kumwemera nyine n'uburenganzira bwo kujya mu bayidasi nawe umugeni ibyo akora cyangwa ibyo adakora ariko hari ibintu muba kwiye kwicara mukabiganiraho nk'umuryango ukamwereka ingaruka zabyo mukabiganiraho ukamwereka yuko ibyo bintu bidakwiriye nk'umugore nk'umuntu uri mu nzego z'umutekano igitsina gore birumvikana aho no question ntiwanabikweshoninga rwose ngo ujye kubitindaho ibyo arabyemerewe umuganga ariko akazi ko kurara mu tubari turimo abagabo bandi bagenzi bawe basinze urumva nawe arimo arasinda kariya kazi rwose urugo rwe ruba muri risike rwose yo gusenyuka kuko ntiwambwira yuko umuntu nubwo yaba ari marayika iyo ageze na marayika iyo zageze ahari ikibi ku isi zirahinduka nka nanswe umuntu nubwo yaba yitonda ni lazima uwo muntu arahinduka none se ntabwo uza abamarayika boherejwe ku isi bageze ku isi bagahita batangira kubyarana n'abantu bakabyara abana bita abanefiri ibi bintu muri Bibiliya birimo sinzi nimba babyara hari abantu babantu ngo bari barebare cyane ngo bafite n'ibigango bari abantu ba kera nyine ngo baturuka ku bamarayika baturukaga ku kiremwa cy'umumarayika n'umuntu ibaza umuntu marayika iyo bavuze ijambo marayika wumva ko ari umuntu uri sente cyangwa se ikintu kiri sente gitagatifu ntivuye mu ijuru hatagatifu ije mu isi habi huzuye umwanda n'icyaha ariko kuko igeze mu isi iravuga ati ko ihita isa n'aho igeze iyi ru ni urugero rwiza rwo kukwereka ko umugore wawe nubwo yaba ari marayika kumwohereza muri environoma yanduye nawe ashobora kwandura si byose nicyo kiba kuko ntabwo umugore azahura n'umugabo wa mbere ngo amutereke imbere amarura amutereke imbere amatekira amahenesi n'iki byose urumva none atangire kujya mushawaringaho amafaranga ari ibintu nabonye ngo ni ukuburesinga akazana amadolari wa mugani n'inda yaryo yavuze iryo jambo mama wa pampe akazana amadolari akajya yamumena harya kandi wowe niyo akwatse 5 byo gukoresha imisatsi wiciraguraho koko uwo mugore urumva azaguma muri position yararimo kandi ajya guhostinga agahora n'abamiliyoneri bamumenaho amadolari muraho reka dusoze urabona bino bintu byo ari bimwe mu bishobora kuba byarangije urugo rwabo birashoboka cyane gukora akazi ko guhostinga birashoboka cyane kuko nabigusobanuriye nimba marayika aravuye ahantu hatagatifu mu ijuru yagera mu isi yanduye agahita yandura akarya abana biroroshye ko n'umugore wayasohoka mu rugo rwawe ruzima mwishimye museka munezerewe yagera mu kabara hari indaya n'ibirara byose n'abazimu n'abadayimoni bateraniyemo agahinduka nawe agatangira akarya abana biroroshye cyane simvuze ngo mu bace kuko kari n'akazi pe njye ntabwo mfite mentality nk'iyabare bavuga ngo nta mugore ukwiye gukora ibintu biriya bla 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 igihe ashoboye kubisiporuta no kubikontorora it's fine ariko hari abantu badashobora gukontorora situation barimo ageramo nyine bikamurusha imbaraga agahita ahinduka akaba undi muntu ariko yarabishoboye igihe rero wabonye yahindutse mufashe sibyo kuko umuntu ashobora gutangira guhinduka ukamufasha amazi atararenga inkombe ukamugarura mu murongo hano harimo uburangare bwa kimenyi nabwo nimba watangiye kubona ko umugore wawe ari umurezibiyene wamugana nk'uko ubibona wamuciye ku barezibiyene
ukabacaho gute mutandukanye n'abari ku bundi ni gute ugendana n'aba tubireke simvuze ko atari abantu batagendana nabo ariko igihe batangiye kukwanduza iyo mico uri umugore ufite umugabo ugatangira kugira irari rigirana n'abandi bakobwa cyangwa abagore bagenzi bawe wafashwe wanduye sibyo nko kugira ngo urugo rusenyuke rero wamuca muri icyo kigare sibyo se kandi ukamucamo kubw'ineza utaforushije mubyumvikanye mubiganireho ukoresheje ka kantu k'akamaniyeri k'urukundo mwihuje kabahuje ugakoresha rwa rukundo utamubangamiye utamutsikamiye utamushyitse ku nkeke ukamuca muri icyo kintu bigakunda hano haba habayemo ntuza weakness y'umugabo nawe ka kandi usanga umugabo ngo ntafite amafaranga ngo ntiwavugira mu mugore ujya kurusha hako ubundi ibi bintu mubikura ngo byagezeho Muyango yarushaga amafaranga Kimenyi n'ubu arayamurusha ahubwo aya none se Muyango ko atwara Range Rover Kimenyi atwara iyi oya mbwiye imodoka Kimenyi atwara n'imyaka yamaze akina afata imipira n'ibiki byose tubireke bye so reka ngushimire rero reka ngushimire wakoze cyane reka ngushimire kaka ntabwo tugacishamo twisoreza tubasezere tubasezere barabeho sawa